Amazina ye yitwa Nsengiyumva François, atuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kiramuruzi, akagari ka Gakenke, umudugudu wa Nyakagarama, intara y'Uburasirazuba. Uyu mugabo wamamaye cyane mu Rwanda, agakora ibitarakozwe n'abahanzi benshi mu gihe gito. Kuri ubu afite umugore umwe bamaranye imyaka 4, gusa nubwo babana ntibigeze basezerana mu mategeko. Mu buryo busekeje, Nsengiyumva François yavuze ko umugore babana ari we yigiyeho gutereta kuko yamushatse akuze. Ushobora kwibaza impamvu yatumye Nsengiyumva ashaka umugore akuze. Impamvu nuko yari afungiwe muri gereza ya Nsinda, gusa yabigiriyemo umugisha kuko aho yari afungiwe ni naho yigiye gucuranga umuduri, abyigishijwe n'umunyambo waje amusanga muri gereza akamwigisha gukoresha icyo gicurangisho. Yaragize ati, impano yanjye nabonye ko itangiye gukundwa nkiri muri gereza kuko yatumye abayobozi bankunda nkajya nserukira icyo yise igipangu. Yatangiye kubibyaza umusaruro agifungurwa kuko nta kuzuyaza yahise atangira gucuranga mu masoko, bakamufata utuvideo bakamuha ibiceri bikamufasha kubona ifunguro. Nyuma y'igihe, umunyamakuru Yohana Umubatiza wakoreraga Teledis yamugezeho amusanga Rwagitima. Yavuze ko yabwiwe ko hari umuntu umushaka wari watumwe na Alain Mukurarinda. Nubwo kumubona byabanje kubagora, yavuze ko bamukuye Rwankuba babanje kumushakira Muhura ndetse n'imuko, ariko birangira bamubonye kubw'Imana bari bamubonyemo. Ushobora kugira amatsiko yo kumenya umubare w'amashuri Nsengiyumva yaba yarize. Igisupusupu yatangaje ko yize amashuri anabanza, gusa yatangaje ko azi gusoma no kwandika. Indirimbo yamenyekaniyeho yitwaga Rwagitima, nyuma yaho aza gusohora n'izindi zirimo Maria Jeanne benshi bakunze kwita igisupusupu, Icange Mukobwa, Umutesi ndetse n'Isubireho benshi dutegereje kureba amashusho yayo azasohoka vuba aha, izaba ifite umwihariko kuko yahinduye byinshi kuri we. Dusoza ntitwatinya kuvuga ko Nsengiyumva kugeza ubu yakoze mu gihe gito ibyo yakoze nta muhanzi wundi mu Rwanda urashobora kubikora. Kurikira OGTV Show YouTube channel ubashe kubona amakuru yo mu Rwanda no hanze yarwo, yaba muri muzika, muri fashion, documentary n'andi makuru yose agezweho. Murakoze mwese twabanye muri iki kiganiro. Nimba utarakora subscribe, ndagusaba kugira ngo ubashe gukora subscribe ujye ubasha kubona amakuru yose tubagezeho kandi ku gihe. Murakoze, muhorana amahoro y'Imana. Mwari kumwe na Blaze. Amakuru yacu nakagaruka. Iyi ni OGTV Show.